abanyoro binjira mu Rwanda abantu babise abavantara, niyo myitwarire yaje. Baraje batwika imirima, baraje banyaga amatungo, baraje bafata abagore ku ngufu, baraje basenye batema intoki. Ngiyi imyitwarire y'abanyoro b'abavantara. Impamvu abanyarwanda babise abavantara n'iki? Niyo myitwarire yabo. Ntibari bananiwe kuvuga bataba ni abanyoro bavuye i Bugande, baravuze bataba ni abavantara. Ijambo mwavuze mu minsi ishize muvuga ukuntu abavantara barangwa n'agasuzuguro no kumva ko abandi bantu nta gaciro bafite. Hari abantu baje baturutse hanze kugira amahirwe bifatira n'ubutegetsi, ariko babufata hamenetse amaraso angana iki, babugumaho kugeza n'uyu munsi. Abantu twarabitegereje neza tureba uko bakora, dusanga ibyiza by'igihugu byose barabyikubiye, ibiterabwoba baryuzuza igihugu cyose. Barangije abari basanzwe mu gihugu dusanga nyine nibo imikino yose yabereyeho. Icyaha so kuva i Burundi, icyaha so kuva i Bugande, icyaha so kuva muri Zaire, icyaha no kugenda ukajya muri kagatsiko gashaka kwikubira byose, kegeje y'abandi, kabica, kabakomeretsa, kabambura ibyabo. Nta kintu ko ari abo bantu baje bica bakora ibikorwa bibi, ati nibo bonyine bica, ati nta basope bica. Bingora kwita abavandimwe kuko mu by'ukuri nta muvandimwe ukorera undi ibyo bo badukoreye n'ibyo bakidukorera uyu munsi. Ibintu bakora bitwereka ko atari abavandimwe babo, kuko ntabwo wakwinjira mu rugo rw'umuntu, reka mbigire bitane kuvuga igihugu, ngo nugerayo winjira urasa, winjira ibintu byose ubivana aho byari biri, umuntu murasa umwicane n'abana, nurangiza wumve ko niba hari akana kagucitse kakirukira ku ruhande, nikagaruka kari bukubwire ngo anko, ngo anti, ngo biragoye cyane. Ibyo bintu biragoye kubibwira umuntu ngo nakwita umuvandimwe nyuma y'ibintu Inkotanyi zakoreye Abanyarwanda. Birakomeye cyane, nabo wabibabwira ngo babikore ntibabishobora. Sinzi impamvu babikomeje batya, kandi bamaze imyaka 27 mu Rwanda. Abanyarwanda bose bahasanze babita interahamwe, batavanguye, bose babita interahamwe. Nta muntu wigeze ngo avuge ko ubwo bamwise interahamwe igihugu, uretse ko nta n'uwo kuregera yari afite. Ariko nibasubiza amaso inyuma barebe, imyaka 27 irashize, Abanyarwanda bose babaga mu Rwanda bitwa interahamwe. Icyo kintu sinzi nimba bagiha agaciro, kumva ko buri muntu wese wabaga mu Rwanda yisha abantu. Mujya mubona commentaire batwandikira, bakandika ngo wisha abatutsi bangahe. Batweretse ko atari abantu, baza bakinja, baza babaga, baza mbese ubundi no kubabonera izina biranagoye. N'iryo ry'abavantara dukeneye ririrenze. Bibaye niba hari uwacura ijambo rihuye nabo yabakoze neza. Twe twakoresheje asanzwe, ariko niwaricura sinamurenganya pe. Icyo bashoboye no kwica gusa. Barangije batoragura bene wacu nabo bagurishije umutima wabo, nabo baraza babafasha muri icyo gikorwa. Bababera abahedi, bakababera aba bosi, ariko ibyo bababwiye gukora barabikora, kandi babikora mu izina ryabo bavana. Maze kumva batatu biharanga bagasiribanga ngo bamenye naho tuba. Kwanza mbanze mbabwire, nihagira umuntu ugira icyaha muzabibaze Kayumba Rugema, kuko yamaze kuvuga ngo aziye abantu babo. Arahashakira iki? Si ya mico yabo yo kwica abantu. Ubwo agiye gushaka abantu akurikiza abantu ngo babice ngo kube, ariko iyo mico yabo yo kwica yarago ndabyumva. Ngo nabamenye ngo nzi naho baba. Bishatse kuvuga iki? Nzabakurikira, nzabane. Bose baragira ngo tubyite. Tubite ngo iki? Ko ajya no kuri radio akavuga ngo nzaho bari nzabashaka. Zabashakira iki? You are not friends. Urabashakira iki? Nimba utagiye kubagirira nabi. Abanyarwanda barimo kwica, bamburwa imyaka, basenyerwa amazu, barara hanze, bakubitwa, barara muri stade. Uwo muntu ufite responsibility iyo ari yo yose, nto cyangwa nini, niyo yaba ari mutwara sibo, kuri responsibility iyo ari yo yose irimo gutwara Abanyarwanda aha turi kubona baberekeza ni umuvantara period. Ntibyatinze uwitwa Rugema aratangira arikoma, atangira kwitaba kubatuka mwese. Umuntu wubahuka kubahuka rwose, umusaza Yozefu Matata, ubwo burere koko n'uburere nyabaki. Umuntu akubahuka agakoresha ya magambo twavugaga, yagesheje u Rwanda mu kangaratete, agatangira akita abantu ngo ni ba Kajuga, ubwo arashaka kwerekana ubwoko bwabo.
akongera agatangira agatuka perezida Nahimana akamwubahuka bimwe biteye isoni n'agahinda. Yahise yerekana ko ibyo bavuga, atangira no gutuka Jean Paul ati nibyo koko uri umujinga uri iki. Twarabakiriye nk'abari i Kigali, bamwe murabizi ko abantu bagiye mu Nyabugogo bajya hariya mu Gasata barabakira ntacyo batakoze. Njye nari mukuru, nari mu bintu bya droit de l'homme, narabakurikiye. Ntabwo rero nashoboye kwibaza ukuntu abantu bakira muri uriya rugwiro Kigali. Abantu baragenda bamera nk'abakira perezida wa repubulika, ari ingabo z'inyeshyamba zinjiye mu mujyi wa Kigali, ariko abantu bazakiriye n'ubuvandimwe bazikomera amashyi bavuga bati ubwo zitashye nta ntambara, nta maraso azongera kumeneka mu gihugu cyacu. Ubwo nicyo gituma abantu bagiye kuzakira nk'abavandimwe. Habyarimana yafashe ijambo nawe avuga ko ari abavandimwe baje, ntabwo yigeze bafata nabi ngo agire gute. Yaravuze ati ni abavandimwe baje tugiye kumvikana. Noneho mu kwezi kwa mbere ibyo gushyiraho inzego z'ubutegetsi ziba zirabyaye ikibazo gikomeye. Nagiye muri paroma nk'umuntu wo muri droit de l'homme, naratumirwaga. Twari dufite CRADOL ya association y'amasambre, donc federation y'amashambre y'amasociation yacu. Navuga ko twari dufite natwe agashambure dusa nkaho duhuriramo, tugashobora nyine natwe kugerageza nyine kureba ko twari cyo twamara igihugu cyacu. Twari kumwe n'abahutu n'abatutsi turi kumwe hamwe, ariko tugezeyo perezida Habyarimana ararahira, harangije twumva inkotanyi ntizaje, ngo byapfuye iby'inkotanyi. Ibyo bagenda babyigizayo naho ngo barashaka guhanura indege. Igihe rero indege bayihanuye, habamo icyo bita mu gifaransa l'écroulement de l'ordre, ni uko institutionnel de l'ordre public, ni ukuvuga ko uteje akavuyo. Uwateje akavuyo rero yagombye no kugira ubutwari bwo kwasima icyavuye mu kavuyo. Ibyo rero nibyo nyine duhora tubabwira. Nkeka ko umugabo ibyo yashakaga ni biriya nyine, n'ubu kandi ako kavuyo turacyakarimo. Murabona abaturage bararira hirya no hino, abantu barasenyerwa. Habuze umukuru w'igihugu, cyabuze guverinoma, habuze premier ministre uvuga ngo aratanga ituze. Icyo ni ikibazo gikomeye. Aho umuntu atandukanye n'inyamaswa, nuko ashobora gutekereza akagira ya mibanire. Yego n'inyamaswa nawe zifite uko zibana, ariko abantu bafite n'ukuntu babana birenze bunyamaswa. Bariya bavandimwe rero bavuye hanze, uko bitwara kugeza n'uyu munsi nyuma y'imyaka 27 twongeyeho n'imyaka 3 y'intambara, bitwaye uburyo bwa kinyamaswa. Nongere mbisubiremo, ariko bafite imico y'ubunyamaswa. Iyo mbivuze ntabwo mba mvuzemo abantu abo ngabo batangiye wenda kuntuka, ntabwo aribo navuze akanwayo koruganiza buriya buzima bwo gutesha abanyarwanda umutwe, bwo kwica abanyarwanda mu gihugu imbere, ukabica ukagera Ikibeho, ukabica ukajya muri Kongo, ukabica ukanabakurikirana, ukabicira muri Kenya, ukabashimuta, ni Dubai ukagera ugashimuta abantu. Ngiki kibazo cy'abavana.